kimwe mu bintu byashinguye umutima bikarya imitima y'abafana bamukunze ku rwego rutagira ingano n'urupfu rw'uyu mugabo. Hakurikiraho ukwishongora gukomeye cyane k'uyu mugore wagiye akavugwa mu bitangazamakuru binyuranye ko yivuganye Stiven Kanumba wabonye izuba tariki ya 8 Mutarama 1984 mu mudugudu witwaga Ngokoro mu karere ka Shinyanga, aha ni mu majyaruguru ya Tanzania. Avukira ku babyeyi aribo Charles Kusekwa Meshaki Kanumba na Flora Metenguwa. Yakuriye mu muryango wa Gikristo, ari wo muhungu wenyine kandi umwana we wa nyuma yari afite bashiki be babiri bamurushaga imyaka. Kanumba yarabo mu bwoko bw'Abasukuma, gusa ntabwo ari byo nshaka gutindaho. Ubwana bw'uyu mugabo bwose yabumaze muri iki cyaro cya Shinyanga kirangwa n'ubutayu bw'ikirere gishyushye kandi gishingiye ku buhinzi bw'ibihe by'imvura. Ubuzima bwo mu muryango bwe bwari bushingiye ku gukorera hamwe no ku ndangagaciro za Gikristo mu muryango wunze ubumwe.